Ati ngo iki? He, ngo How to Rwanda TV kuki utatubwira kuri uyu mushinga ngo kandi abantu bamaze igihe babonamo amafaranga menshi kubera iki utawutuzanira? Yo sukoneye. How to Rwanda TV tubazanira imishinga twakozeho ubusesenguzi burambuye. So guys, mbere yuko mbaho uyu mushinga cyangwa mbasobanurira uko ukora, reka mbanze mbikure ndebe ngo amafaranga avaho koko. Hari make nari majije gukoreraho, reka tugendane step by step turebe ngo bikorwa bite. Ese birakunda kubikura? Twagiye. Uraza ukore hano munsi, ahangaha hari utudomo, aha. Nurangiza ukore kuri balance, ubanza urebe mfiteho balance yo kubikura. Balance urabona hano hasi baguha hogged, hejuru bakaguha balance. Iyo ukimara gukora hasi bijya kuri hogged, nyuma y'iminsi mike akazamuka akajya kuri balance. Iyo yageze kuri balance nibwo uba wemerewe kuyabikuza. Ni gute? Dukore payout. Barakubwira ngo kugira ngo bakwishyure urakoresha izi channel zose, uzuhitemo ikubereye. Reka dukoreshe iyi ya kane bita Tether USD BEP20. Minimum batubwiye ko ari 0.09 byo kubikuza, aba ariyo dukoraho. Baratubwira ngo enter the Tether address BEP20. Example barayiduha, commission Tether nizi, ubwo sinzi ngo amafaranga ari butugereho nangahe. Katurebe tujye gushaka iriya BEP20 batwatse ya Tether. Turajya muri Binance, tuze dukore kuri asset, dukore kuri add fund, deposit crypto. Tether ni USDT, tuyikoreho. Batubwiye gukoresha channel ya BEP20, ubwo ni Binance Smart Chain, bariyo dukoraho. Dukopiye iyi address, dusubire muri ya Telegram bot yacu, tuyipestinge hano, twohereze. Baratubwiye ngo the payout request has been successfully created and will be proceed within an hour. Ubwo amafaranga turaza kuyakira mu isaha. Turaza kureba koko niba mu isaha amafaranga ari butugereho, ariko uko batubwiye hano batubwiye ko kwishyurwa birimo birakorwa neza cyane. So guys, uyu mushinga mbazaniye witwa ngwiki? Witwa Gmail Farmer. Ukora ute? Ikintu ukora ni iki? Icyo usabwa kugira ngo uhembwe ni iki? Tugendane 5 kuri 5. Yembaha ubusobanuro bwuzuye kandi mbabwiza ukuri. Murabizi kuri How to Rwanda TV niko dukora. Dore ikintu dukora muri uyu mushinga wa Gmail Farmer. Icyambere ni ukumenya aho ukorerwa. Ukorerwa kuri Telegram. Niba udafite Telegram yishake ubone gutangira uyu mushinga. Uri kubyumva? Numara kuyishyiramo urahita ujya munsi hasi muri video description, urahasanga link nasize, urayikoraho, irahita kugeza ahantu hameze gutya. Nubu kigeramo icyo usabwa gukora niki ngo winjize, kuko nicyo ubushaka. Ndaza kubabwira ikiza cy'uyu mushinga, ikibi cy'uyu mushinga, n'ingaruka ushobora kugira ngo mu paying attention ibyo mutabwiwe byose. Hano baratanga ubusobanuro bwinshi hano, ariko ibi ngibi ntago ari byo by'ingenzi. Icyo dushaka ni ukureba ku mafaranga turinjiza gute. Barakubwira ngo registeringa email account wishyurwe. Buri email uri buregisteringe urakira hagati ya 0.22 na 0.25 by'amadolari. Iki nicyo usabwa gukora. Ukahita uvuga uti cyangwa ukahita wibaza ngo email ndayiregisteringa gute? Uhita ujya hano hasi, hahandi kuri utu tudomo tune ugakoraho. Hano hambere baraguha utuntu tugera muri 1 2 3 4 5 6. Akambere ni register a new account, aka kabiri ni my account, aka gatatu ni balance, aka kane ni my referrals abo watumiye, aka gatanu ni settings, aka gatandatu ni help. Twebwe turakora kuri register new account, bahite bayituzanira. Barakubwira register account using the specified data and get from $0.2 to $0.25. Ngo registeringa iyi account ukoresheje izi data baguhaye ubone 0.22 na 0.25. So nuregisteringa email, amazina urakoresha ni Zavi, email urakoresha ni iyi ngiyi, password urakoresha ni iyi. Bakakubwira hasi be sure ko wakoresheje data baguhaye, otherwise account yawe ntagiri buze kwishyurwa. You got it? Muri kubibona? So iyo umaje kubona ibi, ikindi ukora ni iki? Ujya kuregisteringa email. Wakoresha Android biroroshye cyane.
uhita wicira muri Play Store. Ariko njyewe nkoresha iPhone, reka nicire muri Gmail. Uhita uza hano hejuru aha ku gafoto kawe, ugakora kuri add account cyangwa add another account, ukahita uza hano kuri Google nk'ibisanzwe, continue, bakakwereka account ufitemo, ukahita ukoresha use another account, ukahita uza hano hasi kuri create account for my personal use. First name twatangiye gucreatinga, ukahita uza hano Zavi, niryo batubwiye, ukarikopiya, ukaza ukaripestinga hano kuri first name, ugakora next. Hano bagusaba birthday, ushyiramo umwaka ushaka, reka nshyiremo 2000, ukwezi nshyiremo March, day nshyiremo 12, gender uhitamo male cyangwa female, biterwa nicyo ushaka, ugakora next. Hano barakubaza username cyangwa izina uzajya ukoresha muri Gmail, uraza ukopiye hano email baguhaye, udashyizeho Gmail kuko hariya Gmail iriho. Numara kuyikopiya ugende uyipestingemo hano uri gucreatingira email, ukore next. Bagusabe password, ukore next. Nitugera hano barahita badusaba phone number, ubwo urahita ushyiramo phone number yawe. Gusa yanjye nayo nashyiramo kuko nyishyizemo email nemerewe gucreatingira kuri namba imwe zarangiye. Iyo bisoje gushyiramo namba yawe uhita ukora next, biba birangiye. Iyo bisoje usubira muri ya Telegram bot yawe, iyo isubiyemo ukora hano kuri done. Ninkora done barahita banzanira aka kantu kandi, nkore complete. Ninkora complete negereze, baba bacekinga, sibye ko batari buyemere kuko nago nsoje kuyicreatinga. Bimaje gukora complete bahita bakuzanira recovery email. Recovery email bakuzaniye nayo urayikopiya. Reka mbereke, iyo umaje kuyikopiya hano, iyo recovery email baguhaye nayo nibo bayikwihera. Uhituza ukagaruka hamwe wa creatingiye ya email yawe, ugakora hano ku gafoto kayo hejuru, ugakora kuri manage your Google account, ukahituza hano kuri security and sign in, kamanuka ugasacinga recovery email. Iyo utayifitemo barakubwira ngo add a recovery email, ugakoraho ukagenda ukayadingamo, ukemeza, ukahita ugaruka muri bot yawe. Bahita baguhemba ariko amafaranga bayaguha ari hold. Ukambaza uti kuki bashyizeho hagati ya 0.22 by'idolari na 0.25 by'idolari? Ubona 0.22 by'idolari iyo ukoze register ukayirangiza yose ugashyiramo na recovery email. Ukabona 0.25 by'amadolari iyo wakoze icyo twita authenticator. Gusa sinabashishikariza gukoresha iyi authenticator, kuko nukoresha iyi authenticator wabonye ko hejuru ari cyo kintu nababwiraga kitari cyiza kuri iyi Gmail Pharma. Hejuru batwatse imyirondoro. Imyirondoro twashyizemo ni imyirondoro yabo yose. Wowe uri kujya gucreate email bikaba ngombwa kutangira telefone bundi bushyashya, winjiramo ukinjizamo email yawe. Urabizi iyo uguze telefone nshyashya cyangwa iyo ufite phone nshyashya nago yatangira gukora ibintu byose utabanjije gushyiramo email, cyane kuri Android urabanza ugashyiramo email. Ariko bitavuze ko utanayikoresha email itarimo, wayikoresha ariko hari ibindi byinshi utayikoresha. Rero niba uri kwitangira utyo ugatangira email ugacreate email bundi bushya uyishyiramo nk'ugiye kuyiha control ya telefone yawe yose, information zose ushobora kuzibwa, kuko iyi email turi gucreate na password yacu irimo ni iyabo, password ni iyabo, recovery email ni iyabo, email ni iyabo. Nituzi ngo ninde uri kuzitanga izo email akaziduha. Pay attention. Wowe yicreating bisanzwe kuri Gmail, ariko nuyihe control
ya phone yawe yose. Numara kuyicreatinga baguhembye, ukore log out, uhita uvamo, uhita ushaka uburyo ucreatinga indi. Hano ushobora gucreatinga email nyinshi. Uko creating email nyinshi ni kugenda ubona inyungu nyinshi, niko amafaranga agenda yiyongera cyane. So iyo ni nkayo disadvantage y'iyi Gmail Farmer. Yirinde control full ya phone yawe, uyicreating bisanzwe nk'uko mbikoze, uko mbikweretse. Ushobora guca kuri Play Store, ushobora guca na hano kuri Gmail. Ikindi, yirinde authenticator, ntukoreshe authenticator yaba email yaba authenticator app isanzwe. Ikindi ni ugutegereza ko tubona ko batwishyura, kuko twishyura twohereje request, nibikunda barongera baduha ka message. Kuri wowe ushaka kwinjira muri uyu mushinga, link nayisize hasi muri video description, uragenda uyikoreho ihita kugeza aha. Nabyo kwiyandikisha byinshi. Zino Telegram bot ziba zoroshye, ni ugukora kuri link ugera hano uhita utangira gukora, biba byarangiye. Ego, hari abantu bavuga ngo ibanga dukoresha ni ugutumira. Ego, iyo utumiye umuntu baguha bonus. Erega man, ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo ubonye amakuru y'ingenzi uba ugomba kuyishyurira. Noneho hano yishyurira nta mafaranga bakwatse, nta mafaranga nkwatse. We nuko joininga link yanjye ukazamo hano gusa, bo baranyihembera. Hari abantu rero mubigiraho ikibazo ngo muba mushaka ngo tubinjirireho. Ego, muba mugomba kutwinjiriraho, tuba tubahaye amakuru. Iyo mutwinjiriyeho natwe niho tuba tuboneye, nizo nyungu tuba tubonye. Nawe iyo bibaye byiza ushaka undi muntu winjizamo. Rero nago nahakana ko kwinjiramo kw'abantu banyuze kuri link yanjye nta mumaro bimfitiye, birangirira umumaro. Ariko amafaranga si wowe urabu yanyishyuye, nibo bayanyishyura. Ubundi mu creating ama email yanyu mwitonze. Uburyo ubonamo email nyinshi, ushobora gutira telefone. Niba ufite madamu ushobora kumutira ugacreatingiramo email zigera muri 4, iyawe ugacreatingiramo email zigera muri 4. Izo si email zigeramo muri email 10, ayo si amadolari agera muri 2. Think it, tekerezeho. Niba ufite machine nayo ukayicreatingiraho. So guys, iyi video nyisoje amafaranga atarangeraho, gusa ndajya kuyibaha yangezeho. Ndahita mbereka screenshot hano ku ruhande yerekana ko yangezeho. Ubwo natangeraho nayo muri bubone. N'ubwa mbere mbikuye simbeshya, ngiye mbaha ibintu nabanjije gutestinga ko bikora. So guys, reka tugaruke muri Gmail Farmer yacu turebe ngo amafaranga yatugezeho koko. Uraza turebe. Urabona baduhaye message, payout was made. Amafaranga yatugezeho kuri ya address twatanze 0.22. Gusa bakatamo ntago yangeraho yose. Tujye kureba muri Binance twabikujeho yatugezeho. Tuvemo dufungure Binance, tuze turebe dukore refresh. Urabona koko crypto deposit 0.19 twabikuye 0.22, ariko tugezeho ni 0.19. Urabona yatugezeho. Tuze turebe mbereke proof ko ariyo koko yatugezeho. Muribuka ko tubikura batubwiye ngo amafaranga turayabona nyuma y'isaha. Tuhite tuza dukore hano kuri transaction. Urabona USD deposit successfully. So guys, mwinjiremo muri benshi, murabona ko amafaranga arabikurika akatugeraho. So guys, niba ukunze iyi video, kola like, comment, share, ni ingenzi cyane.